Hello guys, murakaza neza kuri iyi channel. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri update nshya ziri muri Rubi Network, aho Rubi badutangarije amakuru mashya ndetse meza cyane ku bantu basanzwe baba muri uyu mushinga wa Rubi Network. Rubi Network yamaze gutangiza ya gahunda nshya nari nababwiye muri video y'ubushize, ya indi ya KYC Validator. Abantu benshi bari kwibaza ese iyi gahunda ni akazi, nkuko twabivuze muri video y'ubutaha. Nari nabisobanuyeho gatoya, gusa uyu munsi ngiye kubabwira iyi gahunda bitewe nuko Rubi Network yarangije kuyishyira no muri application. Mbere ko kira mu dutangire rero, ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, hanyuma wandike igitekerezo cyawe muri comment iyi gahunda uko uri buyibone, cyangwa se niba hari ikibazo ufite nacyo ucyandika muri comment, ndaza tugisubize. Reka dutangire. Uribaza ese iyi gahunda ni iki cyangwa se iteye gute? Rubi Network yatangije gahunda bise Global KYC 1.6 rules. Iyo gahunda niko bayise. Iyi gahunda uribaza ngo igamije iki? Iyi gahunda igamije gushaka abantu bazafasha system kugenzura KYC z'abakoresha, kurwanya fake account no kugabanya fraud muri ecosystem. Ubwo fraud ni kwa kundi ko nyine ubukora ibintu bitemewe muri Rubi Network. KYC Validator ni iki? KYC Validator ni umuntu ureba KYC z'abakoresha. Ubwo KYC Validator niba ndi validator, ubwo nshinzwe kureba mwe muri gusaba muri gusaba KYC ese muri abantu bizewe, cyangwa se kureba nyine ibyangombwa byanyu. Akemeza niba document zawe ari ukuri cyangwa akanga profile ifite ikibazo. Ubwo nyine niba ufite profile itameze neza, cyangwa se hari imyirondoro yawe watanze itameze neza, icyo gihe iyo ndi validator ntabwo nabasha kukwemera KYC. Ni nka online verification work. Ndumva muri kubyumva neza. Noneho uribaza ngo KYC Validator yo ni iki? Hari KYC Validator na KYC Validator. KYC Validator bisobanuye, cyangwa se KYC bisobanuye card control. Ubwo nyine muri kubyumva, card control. KYC Validator ni ibyo bisobanuye. Aba bantu bo ba KYC Validator, cyangwa se aba bantu ba KYC cyangwa card control, aba bantu bo bagenzura niba validator bakoze neza. Ubwo nyine urumva bari hejuru ya validator, bari hejuru ya KYC Validator. KYC Validator bo bari hejuru ya validator ya KYC Validator, bitewe nuko bo bagenzura niba aba validator bagize bakoze akazi nkuko bikwiye. Ngo nyine bo urumva bari hejuru ho gatoya ya KYC Validator. Ndumva muri kubyumva neza. Mu rwego mbega ruri hejuru yabara nyine baba bari gusaba iki? Baba bari gusaba kuba ba validator nyine. Bo bari hejuru ho gatoya. Ibyo usabwa kugira ngo ubikore. Nkuko Rubi Network yabitangaje, ugomba kuba warakoze KYC ya 1.5. Ubwo udafite KYC ya 1.5 cyangwa se reka mbise kano kantu nkasobanurireho neza, bitewe nuko mba nshaka ko kugira ngo musobanukirwe akantu ku kandi. Nkuko Rubi yabitangaje, ugomba kuba warakoze KYC ya 1.5 cyangwa hejuru yayo. Ubwo niba udafite KYC ntabwo wabasha
applyinga kugira ngo ube umuvalidator, birumvikanye. Account yawe itarigeze igira violation, ubwo ugomba kuba warakoze KYC nanone account yawe itarigeze igira violation cyangwa se itarigeze igira ibyaha ikora muri KYC, nta historic ya fraud ufite, nta ukuntu mwohereza amakoini ugasanga ntizigeze ku bantu, ugasanga uramuriye cyangwa se umuntu yaprayinze akurega ko uri umufroda cyangwa se ukora ibintu bitemewe, icyo gihe ntabwo iyi gahunda ntabwo ikureba. Ugomba gukora application ugatoranwa na system kugira ngo nyine ube umuvalidator. Ugomba gukora application hanyuma system ikagutoranya. Hano Rubi yavuze ko nta professional experience bisaba, system izajya itanga step by step uburyo ubasha kubikora. Ubwo nta bintu bisabwa birenze kugira ngo iyi gahunda cyangwa se iyi KYC Validator ugire ubashe kuyikora. Ngo nyine system izajya iguha uburyo urabikora step by step, ariko icyo bashaka cyane ni honest attention to deals, gukora ibintu neza. Ngo nyine bashaka kuba honest, apana gukora ibintu biri nuze nyine bya bindi mupfa gukora ugasanga uri gukora ibintu bitemewe. Oya, bashaka ko ukora ibintu biri honest. Okay, noneho uribaza ese ibi bintu ko ari akazi barishyura, ko ari akazi katoroshye barishyura? Yego Rubi bazajya bishyura. Rubi Network yavuze ko uzajya wishyurwa kuri verification processing. Ubwo ugitangira processing cyangwa se ugitangira gukorera umuntu, icyo gihe uzajya wishyurwa. Nubwo profile yaba rejected cyangwa accept, uzajya ubona reward kubera akazi wakoze. Ubwo niyo nuvango kano kazi ka validator uburyo ari keza, niyo wabikora bakabyanga bikaba rejected, wowe validator uzajya urahembwa. Niba byemeza ntabwo uhembwe. Guys, murumva ko aka ni akazi. Narabibabwiye muri video y'ubushize, narabibabwiye aka ni akazi. Uzajya ubona reward kubera ko wakoze akazi. Case ushobora gukora, bavuze ko ushobora gukora kugeza kuri profile 20. ubwo nyine ushobora gukorera abantu 20 umunsi umwe. Ushobora gukorera abantu 20. Iyo urangije system ikongera ikaguha izindi case. Ushobora gukorera abantu 20 umunsi umwe, system igahita iguha abandi bantu bo gukorera. Urumva ni akazi. Important warning, ariko mwibuke ntimukagire fraud cyangwa cheating. Ubwo nyine ni ibintu bitemewe, kubera ko system bavuga ko izajya igenzura quality, transparency, anti-fraud check. Mbega ni ibintu nyine ibintu bitemewe, ubwo muri system ntabwo byemewe. Okay, ndumva iki kiganiro twagisoreza hano. Gusa ikintu nakubwira cyo kugira ngo izi process uzitangire cyangwa se iyi system uyibone muri profile yawe cyangwa muri application yawe, ikintu cya mbere babanza gukora ni gukora update ya application yawe. Urabanza ukore update ya application yawe. Guys, rero nizere ko aya makuru agufashije, aya makuru mashya ari muri Rubi Network. Twongeye dusubire mu zindi video. Ngiye mwari kumwe, bangita Dariyusi.